binababaje cyane aho umwana w'umukobwa yarabaye mu buzima butamworoheye, umusore arangije amwongeraho ubundi buzima. N'ibyo tugezeho ni ukubera wowe, n'ibyo tuzakora ni ukubera wowe. Inda gakomeye aho numvaga yuko ku bwanjye naragira imbere ya kamera, ariko aya masaha uyu mwanya ndaje kubw'agahinda, ndaje kubw'umutima wanjye washengutse bitewe n'ibintu byinshi. N'inkuru y'umuvandimwe tugiye kwita uwa Yesu, kubera yuko iyo ataba uwa Yesu nta muntu wamwe akwihangana kuba yamufasha. Biriya byose ndabanza namamarize mu Runga Family, namamarize Icyanzu, namamarize DJ Regis aho akorera hano umurenge wa Rujabana muri Kabwira. Musange uramusanga na filime nziza, video nziza, buri kimwe cyose urasangana na kimwe utamusangana. Wowe ba hafi cyane ubane na DJ Regis, nugera kwamamariza ibyishimo, kuko YouTube Ibyishimo TV ibagezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'ibindi biganiro. Ariko mbere yuko nizimba mu magambo, hari inkuru ibabaje cyane, inkuru y'umukobwa ngiye kubabwira. Ni inkuru yanteye agahinda cyane, ni inkuru y'umukobwa ugiye kubaho ubuzima burenze 5, kandi muri ubwo buzima agiye kubamo 5 nta na kimwe yishoboye, kubera umuntu. Ndavuga ku basore bigize ibigoryi muri iki gihe, Simba tutse aririrwa kuri social media kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, akumva ko aricyo gisubizo cy'ubuzima bwe. Inkuru y'umwana w'umukobwa uvukiye mu muryango w'abana 15, avuka ari umwana wa 7, avukira mu buzima bukakaye, mu buzima bubabaje cyane, ku buryo no kurya bajyaga rimwe ku munsi, ugasanga hari n'igihe batanariye. Umukobwa muri ubwo buzima yarabayemo mu buzima bubabaje cyane, ku buryo byari bimugoye cyane. Nibwo yaje guhura n'umusore kuri social media, izi mbuga zacu zigikozeho. Boneraho kugira urubyiruko inama, wikihutira kumva icyo umuntu arimo arakubwira, ahubwo tegereza urebe ibyo arimo arashaka kugukorera. Umwana w'umukobwa iyo nkuru ngiye kubabwira yatangire kuri TikTok, iva kuri TikTok ijya kuri Facebook, bisa kugeraho babona yuko ubushuti bwamaze kurenga indi ntera. Umwana w'umukobwa bitewe n'ubuzima yari arimo no kubaho ababaye, yibwira yuko abonye igisubizo cy'ubuzima bwe, ariko si cyari igisubizo, ahubwo byari ibibazo bye. Bitewe n'umwana w'umusore waje akajya mu buzima bwe akamutesha agaciro. Mukobwa uri muri hukanyira social media, iyo social media abanza urebe ko iteke kuguteza ibibazo. Umwana w'umukobwa uvukira mu muryango w'abana 15, yaje guhura n'umusore amutera inda. Akimara kuyimutera, uwayimuteye aramwihakana. Amaze kumwihakana, inkuru iteye agahinda, inababaje cyane, aho umwana w'umukobwa yarabaye mu buzima butamworoheye, umusore arangije amwongeraho ubundi buzima.
wagiye kubyara, iyo ugiye kongeraho ubundi buzima bwo kwangwa n'umubyeyi, bwo kwanga n'umuryango, aba igicibwa. Izi mbuga zidukuzeho, social media igiye kuba ikiraro cyo kugira ngo yangize ubuzima bwacu. Tekereza neza urebe yuko urwo rubuga urimo urakoresha rutari ubwo kukwica. Bigira ngo mubwire ikintu kimwe mu buzima, niwicara uzicara utekereze kabiri, urebe urwo rubuga urimo urakoresha, nurangiza urebe n'abantu muruvuganiraho, urebe ko ari ab'umumaro. Bijya ngo mubwire ngo uwo mukobwa akimara kuba muri ubwo buzima yaricujije, ariko ndagira ngo mubwire umusore wowe wicara ukicara uzi ko wateye inda, ukicara uzi ko ufite umwana ku gasozi, warageze ukicara ukananywa ukumva biramanuka. Ibuze bwa buzima wahaye wa mwana w'umukobwa, nyuma warangiza ukicara mu bandi basore ngo uri umusore, kandi uri umugabo wirirwa unyanyagiza inanga zawe. Kuki twaba ibigoryi? Kuki twakwigira ibigoryi? Ese uriya mwana w'umukobwa abaye mu buzima bumeze gute? Ese ko umuteye wibagize yuko n'icyo umuteye nacyo gitaye? Mfite agahinda k'abasore bigize ibigoryi muri iyi minsi, bagenda batera amada, bamara kuyatera bakayihakana. Ese witekereje neza, ibaza abo yari mushiki wawe, ubuzima wowe umushyizemo ukuntu bungana. Ndagushima cyane, ndashima cyane umuntu wese ubasha gutuma iri shusho rigaragara neza. Ndashima umuntu wegikinga cyangwa se muri kurima kano gakombe, n'ahandi wagasanga urebye muri artista hano Iterambura, urahasanga umugabo aragukorera ibintu byiza cyane, arakwemprimira ibintu byiza biri ku murongo. Cyane cyane mugane, urasanga udukombe twiza, urasanga udukoresho twiza. Ukeneye ibindi bisobanuro ufite, urasanga amafoto, ufite ishakashuti, wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0784090082. Sura uyu mugabo ku muhanda ibiri aho hazwi nka Bweramvura, aho imodoka zikatira. Urahasanga icyapa kinini cyane kigaragaza Studio Brian. Urahasanga serivisi zigiye zitandukanye. Ndagira ngo mubwire ngo gana uyu mugabo agukorere buri kimwe cyose. Ndagira ngo mubwire ngo umwana w'umukobwa ushyize mu buzima butandukanye, icyambere umushyize mu buzima bwo kwanga n'ababyeyi be, icyakabiri umushyize mu buzima bwo kuba ahangayitse, ahangayikiye aho umusigiye, wowe wicaye mu bandi uravuga ngo uri umusore. Ese uri umusore nyabaki wirirwa kuri TikTok, ukirirwa Instagram, ukirirwa Facebook, ukirirwa WhatsApp, wirirwa ureba waprodinze, igaye aho wicaye nta kintu umaze. Ndagira ngo mubwire ngo isi nta mpuhwe igira, habe na gatoya, habe na gatoya. Isi nta mpuhwe igira. Isi iragufata ikagukaranga, iyo igukaranga ikagutandukanya n'uwo wakundanye nawe. Ndagira ngo mubwire ngo isi nta mpuhwe igufitiye habe na gatoya, kuko si byiza cyane niba utandukanye n'umuntu ugenda umusebya cyangwa ugenda umuvuga ibitari byo,
kuko isi nta mpuhwe igufitiye yakongera ikizengurutsa ikaguhuza nawe. Ese nimuramuka muhuye waramwihakanye ari mu byago, wazakwihakana bingana iki? Iyi si nta mpuhwe idufitiye. Nawe Denigriya, tekereza neza, urebe ubwo buzima ushyizeho, ubwo buzima uhaye umwana w'umukobwa, urebe urwo rwangano umuteje. Nurangiza wiga yaho wicaye, jya umbwira abasore bafite abana hanze bari bihakanye, tubigira inama yo kugira ngo basubireho, kuko isi nta mpuhwe ifite habe na gatoya, yakikaragara ejo ikongera ikamukugarurira. Ese muzarebana amaso ameze ute? Muri kubona kuri mikorofone dufite Imana Gilbert.